uyu munsi wese watugeneye iki? uyu munsi ndagira ngo turebe ku Mana ivugwa muri Bibiliya n'ivugwa muri Korowani, tuzigereranye turebe imikorere yazo, kuko hari abantu bajya bavuga ko ari Imana imwe ariko hari imikorere yazo ugasanga iratandukanye. Ubwo burya si Imana ngo kwabo, urumva ni ukubatsibura inkoni ijana kandi mukabakubitira imbere y'iteraniro ry'abayisilamu. Ntago ari ukubakubita biherereye ahantu, apana, ni ukubakubita mbere y'iteraniro ry'abayisilamu. Iso cyo kivuga neza, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume mpigeni kila mmoja katika wao mijeredi bakora 100, wala isiwashike kwa ajili yao huruma katika kupitisha hukumu hii, ngo kandi muzabagirira impuhwe mu kwemeza kino gihano, mubatsibure inkoni ijana. Ese ko maze imyaka myinshi ko ntarabona ahantu babakubita izo nkoni ijana kandi babasambana. Kino gihano rero ntugire ngo biroroshye no kugira ngo bazamufate. None itegeko rikavuga kandi niba hari ubabonye agatanga raporo ko babikoze, yego, nta bandi babihamije, yego, wowe bamukubite 80. Ubivuze ko babonye ukabura abandi babihamye, akabura abandi babihamye, bamukubite 80. Ubwo witwa umunyabinyoma wowe kwitwa 80, koko biri ku murongo wa 4. Na wale wanaowasingizia wanawake watahirifu kuwa wamezini kisha hawaleti mashahidi 4, basi wapigeni mijeredi bakora 80 na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio mafasiki, abanyabinyoma. Niba hari uwo wabonye ugomba kugira abandi bahamya 4. Niba batabonetse rero ukabivuga, wewe bakubite 80, ugura umunyabinyoma, uri umunyamagambo. None wabasumira muri ya y'ikinyarwanda bakakubwira ngo bavyumve bumve Kirundi reke bumve surate bayimenye. Reka kumva Ikinyarwanda gusa batuvuga Igiswahili. Muri surate nuru abahimbira abagore biyubashye maze ntibazana bahamya 4, mujye mubakubita ibitsibura 80, kandi ntimuzongere kwemera ubuhamya bwabo na rimwe. Abo nibo bigomeke. Urumva ubabonye ntubona abandi bahamya 4 ako kanya babihamya, ubwo nyine urijejekera. Wende impamvu gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro, kandi nimba uri no mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Twakiriye kuri channel ya gusenga everyday tukubwira ngo Imana iguha umugisha. Twakiriye abantu bari mu Rwanda, mu Burundi, mu biyaga bigari, mumva Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Guba mwarahisemo gusenga everyday, ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ngo kandi subscribe kugira ngo uzazubona ibiganiro byacu ku manwa na nijoro. Twakiriye abantu muri Amerika, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kuri gusenga everyday, kuko muri inshuti zacu turabibona ko mugenda mudukurikira ko bukeye nuko bwije. Abantu mu bubiri cyane muri Europe turabashimira cyane ko mugenda mudukurikira, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Muri inshuti zacu aba muri Amerika, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, kuko mutugaragariza munatwandikira yuko muri kumwe natwe, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abantu muri Australia turabwira ngo Imana ibaho umugisha. Turakunda cyane kandi turabazirikana yuko muri abantu mutuba hafi ku manwa nijoro, uko mura kuri gusenga kuri kamera ya gusenga everyday. Mabona yuko turi kumwe n'umutumigwa yatangira atwibwira, ntabwo ari ubwa mbere aje, ariko yatangira yibwira abantu bateze amatwi gusenga everyday, kuko hari abantu bashobora kuba batamonye ubushize bakamonye ubundi bugira kabiri. Watangira wibwira abantu urinde, uri umuntu ki? Nitwa Bishop Rutagerwa Augustine, nyoboye itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Ndanezerewe kuri aka kanya kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Mana iguha umugisha cyane. Ubushize twaganiriyeho ku bijyanye Isilamu niki yatangiye gute, abantu benshi baba bumva amatorero atandukanye, ariko twagize umugisha kuba twarabonye Bishop asobanukiwe, yize cyane ibintu bya Isilamu, arabizi cyane yaba Korowani, araza no gutanga nimero. Nimba uri n'umusilamu wamuzamuhamagara ukamubaza, akakubwira n'amahadisi, akakubwira imirongo yo muri Korowani, byose yabikubwira. Uyu munsi wese watugeneye iki? Uyu munsi ndagira ngo turebe ku Mana ivugwa muri Bibiliya n'ivugwa muri Korowani, tuzigereranye turebe imikorere yazo,
kuko hari abantu bajya bavuga ko ari imana imwe ariko hari imikorere yazo ugasanga iratandukanye. ubwo burya si imana iyo bavuga Allah ko ari ntekereza ko ari ururimi rw'Icarabu hanyuma akaba n'imana dukumva ko waba ari nk'ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi cyangwa ikinyamurenge ese biratandukanye. Uyu urebye mu gihe bita ngo ni jahiliya ni igihe cy'ubupagani bw'Abarabu. Muhammad ataratangiza idini ya Islam. Abarabu basengaga imana zirenga 360 kandi buri mana bayitaga Allah. Iyo mana bakizera ko ifite abakobwa batatu basengwaga n'abari bigirwa mana bitiraga ko ari abakobwa ba Allah, witwa Lata, witwa Uza n'uwitwa Manati. Bose bizera ko ari abana ba Allah ariko nabo bitwaga abana ba Allah. Hari n'ibindi bihe by'ibitare basengaga bakabyita Allah bakabyikubita imbere. Allah, ijambo Allah cyangwa izina ni ukuvuga imana ariko utatandukanyije kuvuga ngo imana usenga igiti akita imana, usenga ibuye aryita imana, usenga inka nk'abariya bahinde bahita imana, icyo ari cyo cyose bakakita imana. Umva Allah ni izina rusange. Ese muri Bibiliya ko ari ahantu tugenda tubona handitse haba hariho imana hagatanga inyuguti nkuru ahantu ugasanga ni inyuguti nto itangiza imana, ni impamvu yihe? Hari hatangizwa izina ijambo imana bagatangiza inyuguti nkuru bavuga imana rurema. Noneho hari hatangirwa n'inyuguti ntoya bavuga ikigirwa mana. Ntago ushaka kwandika imana ngo wandike n'inyuguti ntoya nkuko n'izina ry'umuntu usanzwe cyangwa izina ry'ahantu utakwandika inyuguti ntoya. Baba bashaka gutandukanya imana n'ibigirwa mana. Niyo mpamvu ahanditse imana batangiza inyuguti nkuru, ahanditse inyuguti ntoya bashaka kuvuga ikigirwa mana. Koko nk'abavuga ngo Dagoni ni imana wabanzaga inyuguti ntoya. Tamuzi, hari ibigirwa mana byinshi tubona muri Bibiliya, hari Dagoni, hari Bayari, hari Tamuzi, hari Mikironi, byinshi. Ariko bagatangiza inyuguti ntoya kwerekana ko ari ikigirwa mana atari imana. Atari imana rurema. Yego. Yewe baramutubwira rero yuko Allah ni imana biratandukanye. Allah ni izina bakoresha muri rusange. Muri rusange imana nkuko umunyarwanda avuga imana ariko nusenga ikindi kintu akita imana yacyubashye avuga ko ari imana. Urumva ni izina rusange. Ariko mu gihe usomye mu gitabo cyo kuva mu gice cya 6 ku murongo wa 2 Uwiteka abwiye Mose ngo nigaragarije Abraham, Isaka na Yakobo nk'Imana ishobora byose ariko ku izina ryanjye Uwiteka sinigeze mbigaragariza kuri iryo zina, we nkigaragarije nk'Uwiteka. Uwiteka mu gihe burayo basobanura ijambo Yahwe cyangwa Yehova. Usomye mu zindi ndimi nk'igiswahili usanga handitse Bwana mu nyuguti nkuru gusa. Ahandi muri Bibiliya cyangwa igiswahili ugasanga handitse Mungu ariko mu nyuguti nkuru gusa. Bashaka gusobanura izina Yahwe cyangwa Yehova. Yego. Ubundi mbere bakoreshaga Elohim ni imana n'ubundi ariko nize naho usanga nkuko bakoresha Allah n'ubundi. Yego. N'Abisirayeli basengaga ibirwa mana bavugaga Elohim. Yego. Ariko Imana avuga ngo nigaragarije Abraham, Isaka na Yakobo nk'Imana ishobora byose Elohim ariko noneho muri iri zina sinigeze mbigaragariza. Mwigaragaririje genda ugura Abisirayeli ngo giye ngo ndi Yahwe Yehova. Yego. Urakoze cyane. Wakomeza rero ubwiye gutandukanya uyu munsi imana ebyiri. Yego. Uyu munsi ngiye kuva kuri Imana igaragara mu gitabo cya Korani n'Imana igaragara mu gitabo cyo muri Bibiliya. Ubushize nabwe amateka ya Korani uko Islam yatangiye, ko yatangiriye muri Arabia Saudite, ko yatangiriwe na Muhammad, yayitangije muri 622 nyuma yo kubona amabonekerwa atandukanye. Amabonekerwa atangiye kuyabona muri 310 imbere Yesu kuvuka. Nyuma muri 622 ni nawo mwaka wa mbere wa Islam, kuko ubu Islam igeze mu mwaka w'1400 n'ibindi. Babara bahereye igihe dini yabo yatangiriye ibyo bita hijira igihe Muhammad yavaga Maka ahunga n'ubundi bamereye nabi ko yatangije dini nshya ajya Madina. Aho niho babara ko Islam yatangiriye muri 622 nyuma ya Yesu kuvuka. Abantu benshi bajya babashuka cyangwa bakabyumva nabi bakavuga ngo kuva ngo kubakera ngo kuva kuri Adamu ngo na Noa ngo na Aburahamu na ba Dawudi bakazana intumwa zose na Yesu ngo bose ngo bari abasilamu. Ngo bari abasilamu ngo babana nk'abasilamu. Ariko igihe ntabwo ari ukuri. Ntabwo ari ukuri. Islam tuzigiye yatangiriye muri 622 abo bose ntawe ukiriho n'umwe. Bari baramaze kuva muri iyi si ntawe ukiriho n'umwe.
reka noneho turebe imana Allah n'imana Yehova, turebe itandukaniro ririmo. Ikintu cya mbere batandukaniraho, Allah bamusenga bareba kibura nyine iburasirazuba aho kuri arikaba rwa rusengero rwabo bajya gukoraho na hijja, bajya gusura imaka. Ibi byanditse ko muri Korani 2 ku murongo w'142 kugeza ku murongo w'147 ko bagomba gusenga bareba iriya. Buriya buri kintu cyose bakora bagikora bareba imaka. Urakoze cyane ukiri ngaho kuri masobanura imaka cyangwa kibla, nk'abari mu Rwanda babikora gute kugira ngo berekeze imaka iyo basenga, niyo berekeza rusengero rwabo ko basenga kose niho baba berekeje? Buriya buri rusengero, buri musigiti wose uba wubatse ureba kibla. Niyo bagiye kubaga inkoko ayibaga areba kibura. Niyo bagiye gushyingura umuntu bamushyingura bareba kibura. Icyerekezo cyabo kera bategetswe na Allah. Ariko atari imana rurema. Oya, Allah ntabwo navuga ko ari imana rurema, kuko imikorere yayo ni imana rurema ivuga muri Bibiliya biratandukanye. Ureba ikintu cyose bakora bagikora bareba kibura, kuko bategetswe ko muri Korani 2 mu 142 kugeza 147 iyi bayita ngo ni surati Bakara. Bakara wundi mu cyarabu ni inka, igice bitiriye inka muri Korani. Aha surati Bakara ku murongo 142 kugeza 147 aho herekana yuko bagomba gusenga berekeye kibura. Buri musigiti wose niho ureba, nabaryo ubona bari mu rugendo ari no modoka gahagarara agasasa agakeka abanza kurebesha ngo kibura iri hehe. Ntagomba kuba amaburyo atari hareba kibura. Yego. Aha abasenga Allah bamusenga bareba kibura, ariko abasenga Yehova Uwiteka Imana bamusenga bareba ahariho hose. Ureba iburasirazuba irakumva, ureba iburengerazuba irakumva, ureba kusi cyangwa ikasikazi irakumva, umanitse amaboko cyangwa upfukamye irakumva, wahagarara cyangwa wakubika umutwe irakumva. Ntago birindira ngo warebye hanaha, aho ureba hose Yehova arakumva. Ariko utari byo kiburaho ni ikibazo cyane, ntabwo ushaka kumva. Icya kabiri batandukaniyeho, kugira ngo umenye Allah cyangwa umuyoboke ugomba kubinyuza kuri Muhammad, ukizera Allah na Muhammad nk'intumwa ye. Aho ni ugomba kwemerwa na Allah. Iyo usomye muri Korani igice cya 49 umurongo wa 15 haraba ngo umusiramu nyakuri niwemera Allah akamenya n'uwa Muhammad akarwanira n'idini ye, atanze ibye, atanze n'ubuzima bwe. Urumva umusiramu nyakuri niwemera Allah akemera Muhammad. Abasiramu bambabare amagambo sinayongeyeho, ubundi bivuze Allah wongeraho subhanahu wa ta'ala, wavuga Muhammad ntago urangiza utamusabye amahoro n'imigisha sallallahu alaihi wasallam. Urumva umusiramu nyakuri niwemera Allah subhanahu wa ta'ala akemera n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo niko ku umusiramu nyakuri. Ariko uyoboka Uwiteka agomba guca muri Yesu, koko nta rindi zina agomba gucamo ngo uyoboke Yehova. Muri Yohana 14:6 Yesu aravuze ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atarigiye umujyanye. Urumva udaciye kuri Yesu ntabwo wagera kuwiteka Imana Yehova. Ugomba kwizera Yesu ko ari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe kugira ngo ugere ku Mana, kuko niwe uduhuza n'Imana, niwe watwitangiye. Niyo dusenga usenga harangiza uti mbisabye mu izina rya Yesu, kuko niwe uduhuza n'Imana. Nanone kandi iyo usomye byakozwe n'umwa 4:12 haravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo hano munsi y'ijuru uretse izina rya Yesu gusa. Urumva kuyoboka Allah uramwizerwa ukatura kuko Muhammad ari intumwa y'Imana, kuyoboka Yehova ukizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana kandi ko ari umucunguzi w'ubugingo bwawe, ko anapfuye akazuka. Umva n'uburyo uyoboka izo mana zombi biratandukanye. Na icya gatatu, Korani iravuga ngo Allah ayobora uwashatse. Uwashatse ni wayobora, akayobya n'uwashatse. Urumva uwashatse aramuyobora, uwashatse akamuyobya. Nta freedom, nta kwihitiramo. Ariko twebwe Imana yacu Yehova yaduhaye uburenganzira
bwo kwihitiramo icyiza n'ikibi ukazanahanwa ku mahitamo yawe. Urebye mu Yohana 3:16-21 yavuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo umwizeye ntazarimbuka, utamwizera uwo yamaze kurimbuka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana. Urumva twebwe dufite amahitamo kwizera Imana cyangwa kutayizera, ariko hano Allah we ayobora uwashatse nakamuyobya. We ni by force akoresha imbaraga kukuyobya cyangwa kukuyobora. None umuntu ntafite freedom, nta burenganzira bwo kwihitiramo kugira icyo akora ku giti cye, kuko arayoborwa aho Allah yishakiye. Ingingo ya 4 itandukanya Imana ivuga muri Korani n'Imana ivuga muri Bibiliya. Uramura usena wabahaye aho Allah ayobora washatse akayobya washatse, byanditse muri Korani 13:27. Nanone muri Korani 16:93. Hari naho amahitamo y'abakristo cyangwa y'abemera Uwiteka naho umurongo nawo bahaye. Nanone ku bakristo wakongeraho no gutegeka kwa 2 igice cya 30 umurongo wa 11 ukageza ku wa 20. Impamvu ya 4 mvuga kwiza Imana ari ebyiri zitandukanye. Allah ngo yohereza amashitani guha ingufu abakora ibibi. Umurongo reka tunawusome, umuntu ashobora kuba tudasoma akavuga ati si ibi bintu bibaho. Iyo ni ingingo ya 4 nari mvuze, aho yohereza amashitani guha ingufu abakora ibibi. Korani 19 Korani 19 yo ni muri surati Mariam. Gene igice cyitiriwe Mariya nyina wa Yesu. 19 umurongo wa 83 haragira hati, je, huoni kwamba tumewatoa mashetani juu ya makafiri wanaowachochea kufanya mabaya? Mbese ntago ubona ko tweza amashitani kuba kafiri abatemera Imana kugira ngo baba kuchochea ni nko guhata cyangwa kubashishikariza gukora ibibi. Nukuvuga ngo yohereza amajini ku bakristo, amashitani wohereza amashitani kuba mbakafiri batizera, ku bantu batizera Allah. Imana ikabashishika amashitani abashishikariza gukora ibibi. Urumva Imana yo muri be ntago yakora ibintu nk'ibyo, kuko Imana kwanze icyambere idusaba ni ukureka ibibi byose. Nta kuntu rero Imana gushishikariza kureka ibibi maze ngo iguha amashitani no bagufasha kubikora cyane. Ibyo ntabwo bishoboka. Aho ndaguha umurongo, Uwiteka ntabwo yemera ko abantu bakora ibibi, ntibyemera. Ahubwo nafite imitwaro y'ibyaha aravuga ngo muze mbaruhuri, kandi ikaduha imbaraga zo kunesha amashitani. Ahubwo ntabwo yohereza ngo adushishikaze gukora ibibi, ahubwo iduha imbaraga zo kuyanesha. Iyo urebye mu gitabo cya Luka igice cya 10 ku murongo wa 19 haravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose za wa mwanzi, ngo kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Ariko hano Allah we ahubwo ngo yohereza amashitani ngo agukangure cyangwa agushishikarize gukora ibibi, aguha imbaraga zo gukora ibibi. Urumva Imana iguha imbaraga zo kunesha amashitani, ni yohereza amashitani ngo agushishikarize gukora bibi, ntabwo ari Imana imwe. Umva biratandukanye. Ntabwo yagushishikariza gukora bibi iyihuga akaguha imbaraga zo kugutsindira ibibi ngo iba ari Imana imwe. Ingingo ya 5, Allah yemera ko bamwizeye bihorera. Kwihorera biremewe muri Korani. Ndetse si no kwihorera gusa, n'ubundi n'ibyaha bihanwa n'ibihano bikakaye muri Korani. Nk'umujura igihano ni ukumuca ukuboko. Buriya muri Islamu iyo umuntu yibye bakamufata ni ukumuca ukuboko, ni ukumuca ukuboko kw'iburyo kw'ibumoso uko ariko kose. Byanditse muri Korani 5:38 umujura 5 ni surati Maida abumva icyarabu n'ameza surati Maida. Urumva 38 ngo na mwizi mwanamume na mwizi mwanamke ikate mikono yao.
ngo umujura w'umugabo n'umujura w'umugore mubaca amaboko ndiyo adhabu itokayo kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Ngo nicyo gihano kiva ku Mana, kandi Imana ifite imbaraga n'inyabwenge. Umujura w'umugabo, umujura w'umugore mubaca amaboko. Ubundi uko babigenza, iyo wibye muri Islamu baguca ukuboko, bakunimfurira hano iyo wibye. Wazongera kwiba ikindi gihe bakagufata ntago rero baca ukundi kuboko, baca ukuguru kubisikanye na kwa kuboko. Niba mbere baraguciye akaboko k'iburyo, noneho barashaka kuguru kw'ibumoso. Niko amategeko avuga. Urumva rero iyi Imana ivuga ngo abantu nibihorere, nivuga ngo mubabarire, ntabwo ari zimwe. Reka mbaho umurongo. Bibiliya iravuga ngo muri Matayo 5:43 baravuga ngo ahubwo musengere abanzi banyu, mukunda abanzi banyu, musengere ababarenganya. Ariko hano akavuga ngo ubwo wihorere. Ntabwo Imana rurema Yehova yaremye isi n'ijuru yemera ko abantu bihorera, ahubwo itubwira kubabarira no kubakunda no kubasengera. Uyu akavuga ati nimwihorere, ahubwo n'ikijura nikiba kata amaboko. Wasambanye yowe ni inkuni 100 ziri muri Korani 24 ku murongo wa 2 kugeza kwa 4. Muri surati yihe? 24 Korani 24, reka ndabiyo sura uko bayita. Nse mu cyaro kazanyirebe 24 ku murongo wa 2. Yitwa surati Nuru. Surati Nuru. Nuru ubundi ni urumuri, kumva igiswahili. Ye ni sura yitiriwe urumuri. Surati Nuru. Haravuga ngo mzinifumana, ariko reka tusome no mu Kinyarwanda kuko mfite na Korani y'Ikinyarwanda. Mwumva ko havuga surati Nuru umurongo wa 2. Haravuga ngo umusambanyikazi n'umusambanyi buri mwe muri bo mujye bubakubita imitsiburo 100. Mujye mubatsibura imitsiburo 100. Imuhe ntizibafate kuri abo mu idini ya Allah, niba koko mwemera Allah n'umunsi w'imperuka. Habe hari itsinda ry'abemera mu gihe cyo guhanwa kwabo. Urumva ni ukubatsibura inkoni 100 kandi mukabakubitira imbere y'iteraniro ry'abayisilamu. Ntago ari ukubakubita biherereye ahantu, apana. Ni ukubakubita mbere y'iteraniro ry'abayisilamu. Iswahili kibivuga neza, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume mpigeni kila mmoja katika wao mijeredi bakora 100, wala isiwashike kwa ajili yao huruma katika kupitisha hukumu hii. Ngo kandi muzabagirira impuhwe mu kwemeza kino gihano, mubatsibure inkoni 100. Ese ko maze imyaka myinshi ko ntarabona ahantu babakubita izo nkoni 100 kandi babasambana. Kino gihano rero ntugire ngo biroroshye no kugira ngo bazamufate. None itegeko rikavuga kandi niba hari ubabonye agatanga raporo ko babikoze, yego, nta bandi babihamije, yego, wowe bamukubite 80. Ubivuze kwe babonye ukabura abandi babihamya, akabura abandi babihamya, bamukubite 80. Ubwo witwa umunyabinyoma wowe kwitwa 80. Koko biri ku murongo wa 4. Na wale wanaowasingizia wanawake watahirifu kwa wamezini, kisha hawaleti mashahidi 4, basi wapigeni mijeredi bakora 80 na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio mafasiki banyabinyoma. Niba hari uwo wabonye ugomba kugira abandi bahamya 4. Niba batabonetse rero ukabivuga, wewe bakubite 80, ugura umunyabinyoma, uri umunyamagambo. None wabasumira muri yani y'Ikinyarwanda bakakubwira ngo bavyumve bumve Kirundi reke bumve surati bayimenye. Reka kumva Ikinyarwanda gusa batuvuga Igiswahili. Muri surati Nuru abahimbira abagore biyubashye maze ntibazana bahamya 4, mujye mubakubita ibitsiburo 80, kandi ntimuzongere kwemera ubuhamya bwabo na rimwe. Abo nibo bigomeke. Urumva ubabonye ntubona abandi bahamya 4 ako kanya babihamya, ubwo nyine urijejekera.
wenda impamvu utabona abatsibura babazi bakubita n'ubundi ntawe ujya gusambana ngo ajye ku mugaragaro noneho kandi uramutse n'ababonye udafite babahamya bane n'ubundi yishecekera uravuga uti nimba ivuga nta ndigeye nyine nta bandi mbonye babihamye barazinsibura ubwo yicecekera niyo mwaba muri babiri urigendera kuko mugomba kuba bane mugomba kuba muri bane egere mutabonetse muri bane uricecekera nabivuga nkabizira uricecekera ariko hari aho bajya bazikubita abishingiye nabo bamara nk'uwasambanye yewe barazimukubita uwishingiye atakoze imihango abo ndabazi bagiye bazikubitwa bagiye bazikubitwa 100 bakubitwa 100 kandi imbere y'iteraniro ry'abayisilamu urumva rero icyo navugaga hano iyi Imana ivuga ngo mwihorere nivuga iti mukunda abanzi banyu musabira barenganya ntago yaba ari imwe kuko Imana ntabwo yivuguruza ntabwo ngo mwihorere yitarekashwi ahubwo musengera abanzi banyu abarenganya mu basabiri ntago byaba byo yiti mukunda abanzi yote mwihorere aha indi ngingo ya 6 abizera Allah baramurwanirira bemeye kurwana bakamurwanirira pe karwana inkundura abemera ara bagomba kumugwanirira rwose bigaragaza ko iyo ara barimo baragwanira nta mbaraga ifite ngo no si Imana irwanirwa n'abantu umunsi umwe ese wa Gedeyoni baramuhamagaye Gedeyoni yashenye igicaniro cya Bayali batizana umwana baraperereje batu nta wundi babikoze ni Gedeyoni niwe ugira ishyaka ry'Imana baramushakisha baramubura babwira ati zana umwana yetu umwice yashenye igicaniro bako kwagiye gusenga mu gitondo basanga na badagoni ngira ngo basanga dagoni yamenaguritse ibipande bati muzana umwana yetu umwice bati kuko yishe Imana yacu ise arababwira ati yitwaga Yowashi arababwira ati ushaka kurwanira Imana uba ari we bica niba Imana ari Imana niba dagoni ari Imana nagenda mwiyicire niba kandi atari yo ntabwo mwarwanirira Imana hano rero nabo iyi Imana irwanirirwa n'abantu bayiyobotse akaba yakwica umuntu uko yayivuze nabi bishoboka ko nta mbaraga ifite iba izifite yakwirwanirira ntabwo yatuma bayirwanirira ariko Imana yacu irirwanirira twayibonye henshi nk'abisiraye binjira muri Yeriko hagati mwebwe muzenguruke gusa inkike zirayiduka abantu bahima ubwoba baricana ikindi ubwo abasiriya ba Ashuri barwanaga n'Abisirayeli icyo gihe hamanutse marayika uvuye mu ijuru yica ingabo z'Abashuri 185 ntabwo Imana yacu irindira ngo tujye kurwana dutukane duterane amabuye wotsa amazi abantu barimo batwike bashwi dufite ubushobozi hari abacamanza 6:31-32 na Yesaya igice cya 43 umurongo wa 13 na Yesaya 40:15 ku basoma Bibiliya urabona ko Imana yacu ifite ubushobozi bwose aha ikindi abizera Allah nibagera mu ijuru muri jana bazahembwa abagore beza bahembwa inzoga bahembwa ubuki bahembwa amegezi y'amazi kandi bazatura no munsi ibicucu by'insina mu ijuru aho ndabaha imirongo ariko aho turabisoma muri Korowani igice cya 2 umurongo 25 Korowani 3:7 umurongo 42 imirongo yo ni myinshi Korowani 5:6 umurongo 22 kugeza 25 Korowani 3:8 imirongo yo ni 9 kugeza 52 imirongo yo ni myinshi urumva abantu bari barahana hano ku isi bashaka basenga cyane bakora ibikorwa byiza ngo bazajye mu ijuru kugira ngo bazahabwe abagore beza bazabe munsi ibicucu by'insina bazahabwe imigezi myiza y'amazi ngo n'imigezi y'amata n'imigezi y'ibisindisha umunsi umwe nigeze kwaza abasilamu nise mwebwe ku cyano ku isi mutanywa inzoga kandi mukaba muzazinywa mu ijuru iyo Mana izabaha inzoga mu ijuru aho muzajyaho mukarwana batoya bate mu ijuru bati inzoga zaho zaba zimeze neza ariko reka tusome imirongo kuko ushobora kubyumva utarigeze usoma Korowani 47:13 uyisome mu Kinyarwanda byaba byiza cyane ndabisoma byose
Korani 47 ku murongo wa 15. Mfano wa pepo walioahidiwa watawa wacha Mungu itakuwa hivi: imo mito ya maji yasiyovunda na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake, na mito ya urevi yenye ladha kwa wanywao, na mito ya asali iliyosafishwa. Tena humo watapata matunda ya kila namna na samahani kutoka kwa Mola wao. Basi hao watakuwa sawa na wale watakaokaa motoni kunywesha maji yachemkayo yatakayokata chango zao. Nguko ijuru rizaba rimeze zizahabwa bizera, dore ko rizaba rimeze bazahabwa n'Imana. Harimo imigezi y'amazi atagaga, imigezi y'amata atajya ladha yayo itajya yangirika, ladha n'uburyohe bwayo butajya buhinduka. Harimo imigezi y'ibisindisha izaryohera abayinywa, harimo n'imigezi y'ubuki n'ibindi. Urumva umuntu urindiye kuzajya mu ijuru kubona imigezi y'inzoga, kandi hano yarazanze. Sinzi impamvu na hano batazinywa kandi mu ijuru bazajya kuzinywa. Hari n'ahandi havuga ko bazabona abagore, reka naho masomene koko nabivuzeho muri Surati Bakara 25 ngo bazabona abagore, bazarya n'amatunda ameze nk'ayo baryaga ku isi. Haravuga hati 225 Bakara reka mu Kinyarwanda kugira ngo bisobanuke neza ku batumva Igiswahili. Igiswahili nicyo kinyorohera. 25 Surati Bakara 25. Haragira hati: geze inkuru nziza kuri babandi bemeye bakanakora ibitunganye ko bafite jana zitembamo imigezi uko bafunguriwemo zimwe mu mbuto. Baravuga bati izi nizo twafunguraga kuko bazihaye zisa. Bafitemo abagore basukuye kandi bazazibamo ubuziraherezo. Bazahabwa wanake wale utakasika, abagore bejejwe basukuye nibagera mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyi Mana bita Allah, ni ukuvuga ngo nibagera mu ijuru barafite ibihembo bazahabwa abagore benshi. Usomye mu gitabo Rahaza Peponi uburyohe bwo mu ijuru, buri Musilamu wo hasi, ababa hasi abo tuza mu kiciro cya nyuma cy'ubudehe, bazahabwa abagore 70. Noneho wa wundi Imana yarafite ku isi niyo yari umwe cyangwa ari bane, Imana ngo ngire bahindure ibagire nk'udukobwa twiza nayo ibasubize. Nimba yarafite 5 ubundi bemerewe 4. Imana izabahindura bagira abakobwa beza ibabasubize, ibongera abandi 70. Igitabo kirahari, niba ngo ndakizana tugisome. Cyanditse ngo Rahaza Peponi, umunezero wo muri jana cyangwa wo mu ijuru. Urumva rero iyi Mana izatanga abagore, igatanga inzoga, igatanga ubuki, igatanga amata n'amazi. Noneho ngo bagatura ngo no munsi y'insina. Umurongo nawe urahari. Munsi y'ibiti biri ku mirongo no munsi y'insina. Nuvuga ngo iyo Mana Allah itandukanye n'Imana rurema. Noneho rero twebwe rero Imana rurema abizeye, Bibiliya avuga ngo iby'izabahemba. Iyo usomye mu Bakorinto 2 igice cya 2 ku murongo wa 9 ugakomeza ngo iby'amaso atarabona, iby'amatwi atigeze yumva, bitigeze bijya mu bwenge bw'abantu, iby'Imana byateguriye abayizera. Ikindi kandi aho byanditse, ikindi muri Matayo 22 umurongo 29 kugeza kuri 30, haravuga ngo mu ijuru ntibarongora ntibanarongorwa, tuzasa nk'abamarayika mu ijuru. Urumva rero Imana izatanga abagore mu ijuru n'inzoga n'ubuki n'amazi, nizivuga uti mu ijuru ntibarongora ntibanarongorwa muzamumeze nk'abamarayika. Ntabwo ari Imana imwe. Imwe ntabwo yatanga abagore n'inzoga n'ubuki n'amazi n'amata ngo indi noneho ibagwe ko tuzamera nk'abamarayika mu ijuru. Imana ntabwo ari imwe. Aha, indi ngingo nihuse. Abizera Allah bahamagarwa kwica abo badahuje. Korowani y'imirongo myinshi
yemera ko mudahuje bagomba kuva ku isi. Reka tuyisome mikeya wenda hatagira uvuga ati wenda ubu ntadusebereza idini yacu. Oya oya bereke imirongo, bereke sura. Izi ni Korani rwose, ni Kinyarwanda n'igiswahili. Niba shaka ndazana n'icyongereza ndazifite. Reka dusome mu gice cya 9 umurongo wa 29 wumva ko Allah yabategetse. Muri surati yihe? 29 isura ya 9 ni surati Tauba. Surati Tauba. Tauba tumuri toba no kwihana, igice kitire kwihana. Aravuga ngo murwanye abatemera Allah ndetse n'umunsi w'imperuka, bataziririza ibyo yara n'intumwa ye baziririje, batanagendera ku idini ry'ukuri, mu bahawe igitabo kugeza batanze jizya ku gahato, nabo basuzuguritse. Amagambo arakomeye cyane. Murwanye abatemera Allah ndetse n'umunsi w'imperuka, bataziririza ibyo yarazirije n'intumwa ye, batanagendera ku idini y'ukuri. Idini y'ukuri bavuga hano ni Isilamu. Yego. Mu gisoro barabisobanura bati batagendera kuri Isilamu. Urumva kuvuga ngo ugiye kwica abantu batagendera kuri Isilamu. Hano biri Korani navuga ngo ni babarwanye. Abo batishe batange jizya. Jizya ni umusoro batangaga ku muntu uri mu bihugu bya Isilamu utari umusilamu. Ugasoreshwa ukajya wishyura imisoro nko muri revenue. Yego. Impamvu nishyura ukajya utanga imisoro kuko utari umusilamu. Ukajya agira amafaranga utanga wemererwe kuhaba. Icyo gusa ntacyo ucuruza. Kugira ngo ubeho gusa bakureke ubeho. Ariko nabyo bakagukinagaza. Ariwe yangu udapfa ugatanga jizya uwo musoro. Urumva Korani iremera ko babarwanya. Imirongo ni myinshi ivuga ko utemera Allah agomba gupfa. Urumva rero Imana ivuga ngo utanyemera napfe, nindi yohereje intumwa ngo zigisha abantu bayimenye, ntabwo ari Imana imwe. Ntabwo ari Imana ibiri zitandukanye cyane. Ni Imana ibiri zitandukanye rwose. Imirongo ni myinshi aho ari dusomye Korani 29, hari Korani 9 umurongo w'ijana 23 kugeza ijana 28, hari Korani 9 umurongo wa 55. Iyo mirongo yose iravuga kwica abo badahuje. Ikindi abizera Allah bezwa n'amazi n'umucanga niwo bejeje. Iyo agiye gusenga ubundi baragira batawaza. Gutawaza no gukoresha amazi. Ubundi amazi yabura, Korani kavuga ngo bakore tayamamu. Tayamamu ubundi no gukoresha igitaka. Burya igitaka muri Isilamu kirejejwe. Iyo ubuze amazi ufata igitaka ku kuboko gatatu, mu gahanga gatatu, mu mutwe, mu matwi, ubundi amazi wabagirana no mu kanwa. Akitaka se kwakira mu kabakoraho gusanga ikimenyetso. Iyi Imana yarejeje bitaka n'amazi. Iyo ntabwo ari iyo ni Korani kavuga ngo twebwe nako Bibiliya ngo twebwe twezwa n'amaraso ya Yesu. Igitabo cy'Ibyahishuwe 5 umurongo wa 9 kugeza kwa 10 bezwa n'amaraso ya Yesu. Nanone urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18-19 ngo twejejwe n'amaraso y'agaciro atagira inenge ariyo ya Yesu. Urero umuntu wezwa n'amaraso ndakezwa n'ibitaka n'amazi ntabwo ari bimwe. Iyi Mana si imwe. Ntabwo imwe yakoresha amazi n'ibitaka indi ngo yeresha amaraso y'umwana wayo. Ntabwo ari imwe. Imana ntabwo ari imwe. Indi ngingo Allah abayisenga bayitangira ibitambo n'uyu munsi. Korani 8 umurongo wa 2. Ariko Uwiteka yatanze igitambo cya nyuma ku musaraba. Ibitambo byatambwe kera, itanga icya nyuma ku musaraba. Yesu nyabahebura igice cya 10 ku murongo wa 1 kugeza kwa 10 ubona ko Yesu ari we gitambo cya nyuma cyatanzwe ara ku musaraba. Ndetse Yesu muri Mika igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza kwa 8 avuga ngo nakwitwara kubiteka njyanye iki. Mbese natwara ishyo ry'inka, natwara ishyo ry'intama cyangwa ihene, mbese natanga umwana wanjye nibyara kugira ngo Imana inyemere. Niki nakora ngo Imana inyemere? Akaba ngo mwana w'umuntu ngo iki Imana ikeneye niki? Ni ukugenda ukiranuka imbere yayo ukicisha bugufi. Yego. Ariko ntago ari ugutanga ibitambo. Urumva rero iyi Imana bagitangira ibitambo n'uyu munsi ni Imana itagikeneye ibitambo, yatanze igitambo cyane ku musaraba. Ntabwo ari imwe. Koko iyi Imana muri Korani ntimera n'umusaraba.
ntiyemera ko n'Imana ifite umwana wayo yatanze ku isi ngo aze kudupfira. Ntabwo ari Imana imwe rero iyi. Ndiho ndihuta kugira ngo ndangize. Allah yigize cyumuha cyane cyane gisobanutse mu byo utunze ikubabarira ibyaha. Nuvuga ngo ico kintu gihereza nde, umukene cyangwa uhereza nde? Allah utanga ituro, ituro aho ritangwa urumva ni musigiti. Musigiti ira kubabarira. Iti kubabarira. Ariko yihaye ikintu. Qur'an 3:17 reka tubasome hatagira ubifata nabi nkaho bitanditse, kuko ni byiza kugira ngo ni byiza kugira ngo dukoreshe ibyanditse. Uvuge na surati atagira uvuga ngo namaranga mutima. Ni surati ya 34. Surati yitwa gute? 34, reka turebe izina ryayo. 64. Yitwa surati Tagaban. Surati Tagaban. None harakora umurongo wa 17 aravuga ngo nimuguriza Allah inguzanyo nziza azayibatuburira anabahanaguriraho ibyaha, kandi Allah nushima cyane umwitonzi. Nimuguriza Allah, hano mu Kinyarwanda bavuze kuguriza, ariko hano bavuze icyo utura, nimugira icyo mutura Allah. Abanyarwanda we yavuze ko ari ukuyuguriza, ariko Imana ubundi si Imana wayiguriza iki, kuko nta kibuna-buzi. 34 umva ko mu giswahili hasobanutse cyasobanuye neza ku murongo wa 17, mkimukatia Mwenyezi Mungu sehemu nzuri katika mali zenu. Nimugire igiswahili yavuze ko ari nko kumanyuriraho Imana. Nimugire icyo muhaha Imana ku byanyu, ikintu kiza kinejeje, mukagitanga mu byo mutunzi, Imana izakongerera ikubabarira ibyaha byawe. Urumva Imana uyiha ikintu ikakubabarira. Ariko Imana yo muri Bibiliya ntabwo ihongerwa. Umunyabyaha azarimbuka uko byamera kose. Nashaka abatunze amadolari yuzuye muri banka, nashaka abatunze zahabu cyangwa ifeza, nashaka atunze imikumbi y'inka n'ihene n'intama, ntacyo wagurira Imana, kuko ibiri ku isi byose ni iby'Imana. Nta kintu rero wayiguriza, ntacyo wayimanyuriraho, byose ni ibyayo. Natwe turi abayo, nabyo ni ibyayo. Kuvuga rero ngo wayimanyuriraho use nk'uyihaye usanga ikubabarira ibyaha, ntacyo bivuze ku Mana yacu, kuko Imana yacu ntabwo ikeneye ibyo tuyiha ngo itubabarire ibyaha. Ntabwo Imana yacu ikeneye guhongerwa, ashwi ikeneye imitima yacu. Abizera Allah bazagirirwa imbabazi ku munsi w'imperuka. N'ubu ntazo baragirirwa. Ntabwo barazigirirwa ku munsi w'imperuka. Qur'an 3:4 ku murongo wa 9. Imbabazi bazirinde ku munsi w'imperuka. Nazo kandi izo mbabazi nazo ntabwo zizewe cyane, kuko ubundi ibyo dukora byose abasiramu bizera ko Imana ifite amakaye byandikamo. Ifite amakaye byandikamo. Ibyiza ifite aho ibishyira, ibi bikagira aho ibishyira. Noneho Imana ifite umunzani izakoresha ku munsi w'imperuka, nka kungwa no gupimira isukari ibiro 2-5 se bagashyira ibuye rihwanye n'ibyo ushaka kugura. Se kubonye amasurati mbona ko agenda avuguruzanya. Rimwe yavuze yuko iyo umuntu atanze mu byo atunze agatanga ituro kw'Imana imubabarira kandi kamwongeraho. Ahandi kavuga yuko ababarirwa, ariko ahandi yavuze ngo ntabwo baragirirwa imbabazi, bazazigirwa ku munsi w'imperuka. Urumva ko iyi mirongo Qur'an igitabo kisubiramo cyane, kirihakanya rwose. Je numvise amasurati abiri aratandukanye. Sinayo gusa tuzagira umunsi wenda tuganire ukuntu Qur'an yihakana cyangwa ukuntu yisubiramo. Hari naho ivuga ngo nta wahindura amagambo ya Allah, nta wabishobora. Ahandi akavuga ngo imirongo imwe muri Qur'an arayivanamo agashyiraho imyizi yiruta. Urumva irahinduranwa, iyo yahinduranwa birashoboka. Nukuvuga ngo ni Imana ihindura, ntabwo ari kwa kuko Imana uko yareje n'uyu munsi. Oya, irahindagurika. Irahindagurika. Aho nayisomye uwo murongo ko bazagirwa imbabazi ku munsi w'imperuka. Ubundi ibyaha bakora n'ibyiza bakora hari aho Imana ibishyira byandika ku munsi akagira naho ibirunda, ariko ku munsi w'imperuka rero hazakora umunzani witwa hawiya. Imana ifate bya byiza byawe wakoze ishyire hano, ifate bya bibi ishyire hano,
umunzani balancing. Noneho ibibi nibiba byinshi, ibyiza bikaba bikeya, uzajya mu muriro. Ibibi nibiba bikeya, ibyiza bikaba byinshi, aho umunzani uzagondamira, ubwo uzajya mu ijuru. Ariko nta mbabazi zihari, nta mbabazi, bizaterwa n'ubwinshi bw'ibyaha n'ubwinshi bw'ibibi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kugenda agakora ikintu kibi akihutira gutanga ituro mu musigiti, cyangwa gufasha abantu mu muhanda, agafasha abakene, abana, yakagira igikorwa akora. Koko ari harongera, nubwo akoze ibibi ari harongera ibyiza, umunzani uza balancing, ibyiza bibe byinshi. Ariko siko bwabona nta mutima mwiza umuntu ababikoze abishaka. Oya, kandi ariho yigura, arigura. Koko umunzani uzakemura ibibazo. Nubo urwo yakora ibyaha byinshi cyane akabikora byinshi, agumugerageza akantu gato yakora keza, kugira ngo nibyibaransinga byibura byiza bizabije hejuru cyane. Ubizo mana zatandukanye. Ariko muri Bibiliya byo rero ntabwo Imana ikeneye umunzani. Birava ngo umuntu azahemberwa ibyo yakoze. Ariko ibihembo by'icyaha ni urupfu, ibihembo by'abanyabiranutsi ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abaroma 3:23. Hari n'indi mirongo myinshi cyane ngo buri wese azahemberwa ibyo yakoze. Ibyo wakoze uzabihemberwa, kandi nanone ibyo wakoze bibi uzabihanirwa. Kuvuga rero ngo hari balance, nta balance. Bibiliya Imana abwiye Abisirayeli ngo, abwira Mose ngo genda ubwira Abisirayeli ngo mugomba kubabera kuko nanjye ndi uwera. Kuvuga ngo nakoze ibyaha bikeya, byatuvuge 500 n'ibyiza 700, ubwo rero ibyiza ari 700 igihe usizajya mu muriro, kuko ibyiza byabaye byinshi. Ntabwo Imana aci balansinga, nta balance mu byaha, ni ukwirinda icyaha n'igiza nacyo. Namwe mu nyumva muzirinde ibyaha n'umufite namwe myizerere nk'iyo, irinde icyaha, nta munzani uzashyira ibyiza n'ibibi. Uwo ntawo, iyo hawe yamwiringiye ntayo, ahubwo mukizwe muve mu byaha, uzi ngo cyaba icyaha gito warimbuka, cyaba kinini warimbuka, kandi ntabwo birindira amagana y'ibyaha byinshi ngo n'ibyiza byinshi ngo Imana iza balancing. Ikindi ndo nihuta njya ku musozo, abizera Allah ijuru bazajyamo riri munsi y'ibiti biri ku mirongo, munsi y'ibiti biri ku mirongo. Ni kuvuga ngo ijuru bazajamo, iyo Korowani ivuga ni ijuru ry'ibiti biteye ku mirongo, no munsi y'insina, umunsi umuntu yize guhana n'abasilamu turi mu giterane, ntaga ntibari munsi y'insina. Rero iwacu ni Burasirazuba, hari insina nyinshi twe twarigezemo, nubwo twari batanzemo, kuko iwacu hari insina nyinshi. Amva rwari nk'urwenya, ariko iyo mazi atuzabana munsi y'ibiti no munsi y'insina rwose. Abanyakibungo bo hari insina nyinshi baba baragezemo kera. Korani 56 surati Wakia umurongo 27 ukageza kuri 32 haravuga hati, bitangira ruguru, ni bande ab'iburyo bazaba mu biti bya sidiri bidafite amahwa n'intoki zitondekanyije n'igicucu kirambuye n'amazi ahora atemba n'imbuto nyinshi, ntizihundura ntizinabujijwe. Munsi y'ibiti, munsi y'urutoke, insina nyine niyo juru bizeye cyane bazagenda kwiberamo rwose. Bizeye abasilamu ni juru y'ibiti, bazatura munsi y'ibiti, no munsi y'insina. Niba naho zamabwira nere twebwe iwacu insina tuzuhoramo buri munsi, niko kazi kacu, twe twarigezemo. Iryo ryo munsi y'insina ntabwo iryo twe twarigezemo, siryo turindiriye. Ariko ijuru ry'abizera suko rivuga. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe 21 ku murongo wa 9-27, babona imihanda yaho ko ari zahabu, amarembo yaho ukuntu ameze, uko iryo juru ritarindira umucyo w'izuba n'ukwezi, ko umwana w'intama wenyine uzahamurikiriza, ko ntawe uzongera kubabara, n'ibindi nk'ibyo byo tubona mu ijuru. Mu gitabo cy'ibyahishuwe niho byanditse mu gice cya 21 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku 27 n'igice cya 22 havuga ubwiza bw'iryo juru. Aha, ikindi ndakurengezaho, Allah
okay ingingo n'abatari ngombwa cyane. Ikindi navugaho umuntu wabaye impumyi ari ku isi no mu ijoro azakomeza bimpumyi, niko Korani ivuga. Muri Korani havuga yuko umuntu wari impumyi ari ku isi, ari ku isi yego azakomeza ari impumyi no mu ijoro. Allah ntacyo azahinduraho, ku isi azaba impumyi no mu ijoro abimpumyi, ariko kubizera Yehova bazahindurirwa imibiri mishya, sambara imibiri mishya. Iyo usomye igitabo cy'Abakorinto 15 tubona ko impanda nivuga tuzambara imibiri mishya tukajya gusanga Kristo mu kirere. Ariko ubimpumyi ku isi muri Isilamu no mu ijuru azakomeza kuba impumyi, ntacyo Allah azamuhinduriraho. Reka nshaka uwo murongo ko mubona hafi sana nawe uteguye, ariko niko byanditswe. Aha kandi abaho handitse nihuse. Urumva kugira ngo rero ni ibyago ko ari impumyi ku isi wajya no mu ijuru ukazakomeza kuba impumyi, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Abadukwiye kuri gusenga everyday turimo tuganira ikiganiro no kumenya Allah, kumenya Yehova. Ni imana ebyiri zitandukanye, hariho Yehova hakabaho na Allah. Aha reka nja ko murongoze sana nawe uteguye ko nza kuvugaho, ariko urahari muri Korani. Reka ndebe ko ndi bubone sinkonye byihuta, ari ntabona byihuta nzabaha n'ubutaha. Nduvari ni 72 Korani 72, kandi ko ngubona hafi, ni ntabona kandi nzabaha n'ubutaha kuko turacyari kumwe. Iki ni ikiganiro cya kabiri, kandi ubutaha tuzakomeza uwo murongo nzabahereza. Impumyi iri hano ku isi no mu ijuru akomeza kuba impumyi, niko muri Korani bivuga. Ariko muri Bibiliya tuzambika imibiri mishya, iyi mibiri tuzajyana mu ijuru. Mu gitabo cy'Abakorinto 15 ku murongo 51 kugeza 53 vuga tuzambara imibiri mishya tukajya gusangana Yesu mu kirere. Imibiri zaba yahinduwe, ariko muri Isilamu nta guhindurwa, ahubwo ikibazo kizaba cyavuze kuba impumyi ku isi wajya no mu ijuru ukomeza kuba impumyi. Ni byinshi nakavuze kuri iri somo bitandukanya Imana yo muri Bibiliya n'Imana yo muri Korani, ariko mbwira abantu baneza amatwi ngo Imana ni imwe gusa, ntabwo ari Imana ebyiri. Imana ni imwe, ibindi bigirwamana. Imana ni Yehova, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariyo Mana tubona muri Bibiliya, ariyo Mana y'intumwa n'abahanuzi, ariyo Mana yari ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso, ariyo Mana twakurikiye, ariyo Mana tuzabana iteka ryose. Mukurikira Imana nyakuri yanditse muri Bibiliya, niyo Mana nyakuri, niyo Mana mugomba gukurikira, niyo Mana mugomba guha ubugingo bwanyu. Na izindi Mana zindi ni ibigirwamana, ntabwo ari Imana. Imana ni imwe. Imana ibaho umugisha kandi bagiriye neza, kandi muyoboke kugira ngo umunsi umwe nimugera mu ijuru izabahembeye ibyo mwakoze muri iyi si. Imana ibaho umugisha cyane. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza. Nzenge abantu bose bari banteze amatwi muri iki kiganiro mbabwira Imana y'ukuri n'Imana itari y'ukuri, mbagusaba ngo bakumenye kandi bazagukurikire, kandi iminsi yabo yose bazizere Yesu umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, kugira ngo muri ryaje wateguye uzajyamanamo abakwizera nabo ntibazaburemo. Ndagushimiye, reka bakumenye nk'Imana nzima kandi nyakuri, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen.